Mbanje kubasuhuza bakunzi b'ibiganiro tubagezaho kuri iyi channel yacu yitwa The Maximum. Uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro gikomeye cyane kandi kiryoshye kivuga ngo umugore wawe burya arakaze. Tugiye kuvuga ku bintu ukwiriye kumenya ku mugore wawe, ukwiriye kwitaho ndetse cyane. Ariko mbere ya byose reka ntubutse gukora subscribe kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro cy'ubutaha. Reka duhere ku kintu cya mbere ukwiriye kumenya ku mugore wawe. Burya umugore wawe ntabwo ari umutagatifu, ukwiriye kumubabarira. Umugore wawe ni akagufa ko mu magufa yawe, ukwiriye kwirinda kumukomeretsa. Umugore wawe ni impano, burya ukwiriye kumwishimira. Umugore wawe ni inshuti yawe ya mbere ya hafi cyane, ukwiriye kubibyaza umusaruro. Umugore wawe si uwo gukora imibonano mpuzabitsina gusa, burya hari byinshi ashoboye. Gusa mukunde kuko urukundo rusumba byose. Umugore wawe ntabwo ari rusange, ukagerageza kumugereranya n'abandi. Aratandukanye, ateye ukwe, ameze ukwe. Irinde kumugereranya n'abandi. Burya arihariye kandi ukwiriye kubimenya. Umugore wawe ni umwamikazi mwiza, jya umwishimira. Bizagufasha mu buzima bwawe kandi bizagufasha kubaka neza. Umugore wawe ni ibyo umuremyemo, uko umutegura, uko umusekera, uko umunezeza, uko umufata mu buzima bwe bwa buri munsi, uba urimo kumurema. Rero mwemere uko ari, kuko bifitemo uruhare rwinshi ndetse runini cyane. Umugore wawe yaba byose ukunda, rero bari kumurema, bizagufasha. Icyo dusorezaho uyu munsi, ndashaka kukwibutsa yuko umugore wawe burya ni ingenzi pe. Mwubahe, uzamwungukiraho byinshi.